we mutimurira uze kwa Yesu amakuba yawe uyamubwire mubwire buhoro ibikuriza we kugira ubwoba. Yesu nashimwe bene data nshuti z'umusaraba dusangiye urugendo rwo kwizera. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Uyu ni wa mwanya Imana duhaye wo kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Munyemerere nsome mu bice 9 ibice 9 bya Mariko 22 ngeze 23 haranditse ngo Baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa arigaragura abira ifuro. Yesu abaza se ati yafashwe ryari? Aramusubiza ati yafashwe akiri umwana. Kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Ariko niba ubishobora tugirira imbabazi dutabare. Yesu arababwira ati uvuze ngo niba mbishobora? Byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'uwo mwana aravuga ati ndizeye nkiza kutizera. Iri jambo rirakomeye, ni naryo jambo rikubiye mu bintu twiga buri munsi. Muri iyi nkuru harimo inkuru yerekana umwana urwaye dayimoni nk'uko tubisomye. Noneho ikikomeye ngo bamuzanira Yesu. Yesu nta kintu aravuga, nta na kimwe aravuga, ngo dayimoni ibonye Yesu gitigisa uwo mwana cyane ingabira urufuramera nk'upfuye. Yesu abaza ababyeyi ngo yafashwe ryari? Bamutangirira ko yafashwe, uko bimufata, uko yikubita hasi ngo ariko bagiye gusoza baravuga ngo none turamukuzaniye ngo niba ubishobora udutabare. Yesu arababwira ngo uravuze ngo niba mbishobora? Maze aramubwira ngo mbabarira ngo kuko ntizeye ungize kutizera. Ko Yesu yaramubwiye ngo byose bishobokera umuntu wizeye. Yesu byose ni inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera arakunda fasha abashavuye. Wizere ijambo rye kandi wirira. Ariko ni iki umuntu yakwigira muri iyi nkuru? Inkuru ikintu twayigiramo ni iki gikurikira. Icyo twayigiramo ni uko Yesu akeneye ijambo rikuva mu kanwa. Wibuke ko intambwe zo kwizera, iya mbere ni ukumva, ni ukwizera, ni ukwatura, iya kane ni ugukora. Uyu rero urabona Yesu yabajije uyu mubyeyi umwana yarwariye nuko amufata, atari uko Yesu ayobewe ibyo ari kumubwira. Nawe hari igihe ujya ubwira Yesu ibyawe wumva rwose ko ntabyo azi, ariko ikintu akeneye cyane ntabwo ari uburyo, ntabwo ari ukumubwira ibibazo ufite, ahubwo ni uko usoza uvuga. Urabona ntabwo Yesu yari akeneye cyane ko uyu muntu amubwira ngo igihe afatiwe, kuko mu bibazo Yesu afite ntabwo yewe ikibazo cyawe n'igihe cyatangiriye. Ahubwo Yesu yari akeneye kumenya ubundi urashaka iki. Yavuze ibibazo nk'uko ujya bivuga, arabitondeka ku murongo, uko byatangiye, uko byagenze, nk'ubwira umuntu usanzwe. Ariko ijambo risoza niryo ryakomeye ngo niba ubishobora udutabara umukizi. Yesu yari akeneye kumenya ikiva mu kanwa ke, ariko yaramubwiye ngo uravuze ngo niba mbishobora? Undi avuga ngo byose bishobokera uwizeye. Icyo nshaka kubwira ni iki rero, uyu mubyeyi Yesu amenya ko kutizera ari uburwayi. Yaramubwiye ngo ndizeye nkiza kutizera. Buriya nta kintu kizaguteranya n'Imana kirenze kutayizera. Ibintu byose ubamo, ibyo ukora byose, ibyo uvuga byose, nureka kwizera Imana muzatandukana. Ikizagutanya n'Imana no kutayizera. Bibiliya iratubwira ngo Abisiraheli
Imana yarababwiye ngo kuko mutanyizeye ngo ntimushaka kugira mu gihugu nabahaye, nanjye ntacyo nzabajyanamo, icyo nzashyiramo abana banyu. Icyo nshaka kukubwira ni iki rero, nta kintu na gito gisimbura kwizera. Niyo mpamvu ibyaha abarokore bakora, intege nke zose bagira, ibisobanuro byose batanga bavuga yuko ibyo bakoze aribwo buryo bwari busigaye, ni ukubeshyera Imana. Imana niyo kwizerwa, niyo byagaragara ko dayimoni yishajije, niyo byagaragara ko nta nzira ihari. Imana ikomeza kuba iyo kwizerwa, niyo wowe utakwizera ariko yo niyo kwizerwa. Niyo mpamvu uyu Yesu avuze ngo uravuze ngo niba mbishobora, ngo byose bishobokera uwizeye. Reka ibyawe nawe ubihe Kristo kandi ubimwikoreze, azabisohoza. Imana iguhe umugisha. Yesu byose nishuti yawe, ibikubabaza nibigutera, arakunda fasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira, we mutimurira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira, we kugira ubwoba kandi wirira, we kugira ubwoba kandi wirira, we kugira ubwoba